Muri iki kiganiro turagaruka ku cyohoterwa ari cyo, ingaruka zijya ku buzima bwo mu mutwe ndetse no mu buzima muri rusange, cyane cyane n'icyo umuryango wakora kugira ngo ifashe umuntu wahuye n'ihohoterwa kugaruka mu buzima busanzwe. Ndagushimiye kandi nkwaye ikaze mu kiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro muyozwaho na Vega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Njye turi bane nitwa Kimanzi Sudiyariane, nkwaye ikaze. Uyu munsi muri studio ntabwo ndi jyenyine. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na Atanazi Nsengiyumva, ni inzobere mu buzima n'imitekerereze ya muntu, akorera mu bitaro bya Kigali Mental Health Referral Center biri mu murenge wa Kinyinya. Iburyo bwanjye ndi kumwe na Nkundimfura Rosette, ni impuguke mu bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye. Mbahaye ikaze. Murakoze cyane. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iragaruka cyane ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ingaruka rigira cyane cyane ku buzima bwo mu mutwe ndetse no mu buzima muri rusange. Rosette, ubundi ihohoterwa ni iki muri rusange? Ihohoterwa rishingiye ku gitsina, tuvuye ku ihohoterwa muri rusange, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryo ni iki? Murakoze cyane. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu akorerwa kubera ko ari igitsina gore cyangwa gabo, kikaba kimubuza uburenganzira bwe, kikamugiraho ingaruka haba ku mubiri, ku mitekerereze ndetse no ku myanya ndangagitsina. Iryo hohoterwa rero rishobora gukorerwa mu rugo, rishobora gukorerwa hanze, mu kazi, ku ishuri, aho ukorera, aho utuye. Rikaba rikorwa kandi n'umugabo, ryakorwa n'umugore, ryakorwa n'umuntu uwo ari we wese, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko tugarutse mu Rwanda abantu bakunda gukorerwa ihohoterwa ku kigero kirenga 60% ni abagore, ariko tutirengagije ko n'abagabo bakorerwa ihohoterwa n'abana, birumvikana. Ibyo rero bikaba bifite ahantu bihurira n'ubuzima bwo mu mutwe, nk'uko nayo mbivuze, bigira ingaruka kuri bwa buzima bwo mu mutwe. Si ubuzima ubuzima bwa muntu bwose bikaba bigira ingaruka, wenda turi buze kureba nyuma. Aho twike ihohoterwa rishobora kuba n'umugabo cyangwa n'umugore. Ese ibyo ihohoterwa rikorwa gute? Umugabo ahohoterwa gute? Umugore we akora ihohoterwa gute? Ihohoterwa rero ubundi riri mu bice, cyangwa se iyo tuvuze amoko y'ihohoterwa ubundi nane. Icya mbere ni ihohoterwa rikomeretsa umubiri, harimo gukomeretsa, gukubita. Mwigeze mwumva kesi y'umugabo Musanze ugafata umusatsi w'umugore ugashikura imisatsi y'amamenshi. Mukunda kujya iyo ugiye nk'ahariya kuri sitasiyo ya polisi cyangwa kuri sitasiyo ya RIB, uzakunda guhura n'umuntu ugasanga afite nk'ikintu, mwahura akakubwira ati nagonze inkingi y'inzu, kandi mu nzu urabizi neza ko nta nkingi irimo. Iryo ni ihohoterwa rya rindi rigaragarira hanze, ku buryo ushobora kubona umuntu wakubiswe, wakomerekejwe, hari abo mujya mubona. Ikindi, hari ihohoterwa noneho rikomeretsa umutima. Iryo ryo ntabwo rigaragarira inyuma, ahubwo ribera hahandi imbere, rishengura umutima. Ugasanga umuntu bamuhoza ku nkeke, niba ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe, umubwira ati uri mubi, ubundi nagushatse nte, narebaga nte. Hari ugeze abwira umugore we, aramubwira ati, umugore yabwiye umugabo, aramubwira ati ariko sheri, uzi muri Kigali noneho hasigaye hari abakobwa beza. Amubwira ati barabuzwa n'iki kuba beza, ko ababi twabakuye mu muhanda. Urumva? Donc akakubwira ijambo rigukomeretsa, harya nagushakiye iki, uri shitani, naribeshye. Iyo mbimenya amagambo nk'ayo, ayo ngayo, nta rushyi yagukubise, nta nkoni yagukubise, nta misatsi yapfuye, ariko ijambo yakubwiye riragukubita ku mutima kabisa, ni nk'igikwasa guteye mu mutima. Iryo rero ni ihohoterwa rigenda rigakomeretsa umutima. Hari abantu bafite imitima ivirirana. Iryo ni ihohoterwa naryo rikomeretsa amarangamutima. Hari irindi noneho ubundi buryo rikorwa, hari irindi hohoterwa noneho rishingiye ku mutungo. Ugasanga umugabo n'umugore cyane cyane nibo turi bwibandeho kuko ni naho hari ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga umugabo n'umugore barasezeranye ivangamutungo, ariko ugasanga umugabo ni umukire, umugore ni umukene.
hari ugasanga arakubuza kujya ku kazi. Hari abagabo kavuga ati umugore wanjye ntagomba kujya ku kazi batazamutereta, amufuhira. Ugasanga umugore yirirwa mu rugo kandi yarize, afite amashuri, afite ubwenge, arashaka no kujya ku kazi, ariko akavuga ati ugomba kwicara ahangaha. Hari uwo nzi kesi yo nzi neza, umugabo abwira umugore ati uragoma hano mu gipangu, nihagira n'undi muntu hinjira turabonana. Ihagira umuntu umugeraho agakubitwa kubera iki? Arashaka ko aguma aho ngaho. Iryo noneho ugasanga ni ihohoterwa rishingiye ku mutungo, aho usanga harimo kwicishwa inzara, ukakubwira ati ntabwo ndi buhahe, akamara iminsi ngaho atazana rasiyo, kandi azi ko ari we providinga cyangwa se ari we uzana ibitunga urugo. Iryo ni ihohoterwa rishingiye ku mutungo. Hari n'ubundi buryo ihohoterwa rikorwa noneho rishingiye ku myanya ndangagitsina, aho usanga harimo gufata ku ngufu, gusambanya abana, ariko kandi mu bashakanye bakuru ugasanga umugabo cyane umugabo akorana imibonano mpuzabitsina n'umugore we atabishaka, atabyiteguye. Ubundi imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri yakwiye kuba ariyo kunezeza umugabo n'umugore, yakwiye kuba yateguwe, umugore abikeneye n'umugabo abishaka, babyumvikanyeho. Ariko kuza nko mu karere kamwe k'Iburengerazuba hamwe nigeze njya guhugura abagore, bakambwira ati umugabo araza kubwira gusa ngo birinduka, nta kindi muvuga. Birinduka ni ukubirinduka, waba ubishaka waba utabishaka, ubyumvamo utabyiyumvamo, ni ukubirinduka nyine, kandi utabirindutse barajya gushaka abandi. So iryo naryo mu by'ukuri ni ihohoterwa. Nubwo avuga ati naramukoye cyangwa se turabana, ariko imibonano mpuzabitsina ikwiye kuba inezeza impande zombi. Icyo gihe rero iyo bitabaye ibyo ngibyo, iryo naryo ni ihohoterwa. Ubwo nibwo hanini cyane bikorwamo. Gusambanya abana, gushyingira abana batarakura. Mu Rwanda ni imyaka 21 mbere utarageze ubone ntabwo ugomba kujya mu rugo ngo ube umugore. Ariko biriya tujya twumva umwana w'imyaka 17, 18, biriya naryo ni ihohoterwa. Stars, uri muguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni izihe ngaruka zigaragara cyane ku muntu wakora ihohoterwa? Ese mwebwe nk'abantu muri mu ivuriro ry'ubuzima bwo mu mutwe ni gute mufasha? Yego, urakoze cyane. Yenda ngarutse inyuma gatoya ku byo mugenzi wanjye Rosette amaze kuvuga. Ihohoterwa rikorwa ryaba rishingiye ku gitsina nk'uko amaze kuyasobanurira mu buryo butandukanye, ni ikibazo gihangayikishije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Nk'uko yari amaze kuvuga ati abagore barahohoterwa cyane ku kigero kirenga 60. Ndagira nongereho yuko batangira guhohoterwa ku kigero cy'imyaka hagati ya 15 na 49. Niho ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko abagore bahohoterwa kugera ku kigero cya 60%, abagabo bakahohoterwa ku kigero cya 30%. Iryo hohoterwa rero nk'uko amaze kurivuga, twatangamo ingero nyinshi. Amaze kubikomozaho gufatwa ku ngufu, byo bita rape, cyangwa se gusambanya ku gahato, byahoza bivuga ibyo gukoresha amagambo asesereza, ndetse n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ibyo rero byose bigira ingaruka zitandukanye. Hari ingaruka muri rusange, ingaruka ku mubiri, ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, ingaruka ku mitekerereze, ingaruka ku mibanire n'abandi, ingaruka mu muryango muri rusange. Rihungabanya umuntu mu buryo bwose. Ihohoterwa tutari turetse iryo ku gitsina ndetse iryo ari ryo ryose, ribangamira ubuzima bw'umubiri, rihungabanya ubwenge, rigahungabanya umutima. Umuntu wahohotewe ntaba akigira umutima, ntaba afite ubwenge. Rirakenesha, risenya imibereho y'umuryango, rigasenya imibereho y'umuntu ku giti cye. Ingaruka rero ku mubiri zirahari. Tuzabona ibyo bya bikomere wavugaga. Umuntu ashobora kuvanamo ubumuga, arakomereka. Rishobora kuvamo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka za sida n'izindi. Hari kwa gutwita ukiri muto, gutwita utabiteguye, gutwita ku gahato, kutabona serivisi ku gihe. Uriya muntu wahohotewe akenshi agira ipfunwe ryo kujya gusaba serivisi, bikaba byazamuviramo n'urupfu n'ubundi burwayi. Ari ingaruka rero zo ku mibereho ya buri munsi. Twavuga gutakaza umubano mu muryango, twavuga gutakaza akazi, amahirwe ahari n'ibindi byinshi, ndetse no gutandukana n'inshuti.
uriya mwana w'umukobwa wari fiyanse n'umusore runaka, wa musore akazumva yuko yahohotewe, bamusambanyije, abantu badasobanutse, birashoboka ko byamuviramo wa mubano guhagarara na bwa bukwe bukaba bwahagarara. Ingaruka ni nyinshi rero, turebye ku ngaruka zo ku buzima bwo mu mutwe, niho tuzabonamo abantu bagize depression, agahinda gakabije, haravamo ihungabana, haravamo ubwoba bwa hato na hato, kumva witinya, kumva utajya mu bandi. Rimwe na rimwe uriya muntu wahungabanye yumva yarabaye ikindi kintu, wahohotewe, yumva nuka, yumva atajya mu bandi. Ni wa muntu ushobora gukaraba inshuro 20 ku munsi, ni wa muntu wamaze gutakaza self esteem. Ni wa muntu rero uzaba rimwe na rimwe ushobora kuzasanga yishoye mu ngeso zo kunywa ibiyobyabwenge, kuko yenda biri bumwibagize akanya gato bya bibazo yahuye nabyo. Hanyuma na integration yiwe iragorana, ariko nanone rishobora kuvamo intergeneration transmission. Wa muntu wahohotewe yari mutoya, birashoboka ko nawe azahohotera abandi. Ikindi harimo bishobora kukuviramo self harm, kwiyangiriza, ndetse na suicide, kuba wakwiyambura n'ubuzima, kumva waramaze kuba ikintu utakiri umuntu. Izo ngaruka ni nyinshi rero, ariko warugize uti ese abo bantu barafashwa? Yego, barafashwa. Bafashwa mu buryo bukomatanye, navuga uburyo bw'ubuvuzi, uburyo bw'amategeko, uburyo muri sosiyale. Yenda tugarutse iwacu, reka twivugire ku buzima bwo mu mutwe. Uriya muntu wahohotewe akeneye kudacibwa urubanza. Igihe agezeho ntabwo mubwira ngo ariko ubwo siho wagiye kubibambazaho. Uriya muntu aba yahohotewe, akwiye kudacibwa urubanza, ukwiye kuvalidating ibyo bintu, ukabiha agaciro, ukabyumva, ukareba ikibazo kimuzanye aho kujya muri judgment. Uriya muntu rero akeneye kuba linked n'izindi nzego, ugasaba akafashwa kujya gutanga ikibazo cye mu butabera, ufite za RIB, noneho byaba na ngombwa ukamufasha kumuhuza n'izindi nzego ziri sosiyale. Yego, muri make yenda nabagarukiye aho ngaho. Katugaruke ku muryango. Twamaze kuvuga cyane ku muryango, sinuruhe ruhare umuryango ufite ndetse n'abantu muri rusange mu gufasha uwo muntu wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Arabivuze mu mugenzi wanjye, icyambere gikomeye ni ukumva no kwihanganira uwahuye n'ihohoterwa. Iyo utamwumvise ugatangira kumucira urubanza, reba ukuntu wagiye wambaye, ubundi wajyaga hehe. Uzi ko hari abantu benshi bajya bahohoterwa, ugasanga hari kesi mfite ya umuhungu yaramuhamagaye ati ndarwaye, kwa kundi ubukundana n'umuhungu biko bitarajya ahagaragara. Noneho agezeyo umuhungu akinga urugi, icyo gihe usigana muri intunzi uravuga ngo se ndavuze induru, ndemera, ndanga, ari jye wijyanye. Abantu baze guhura bavuga ati ubundi wajyaga he. Mu by'ukuri uyu muntu, hari nk'abantu bavuga ngo abantu bakuru ntabwo bafatwa ku ngufu, ariko bafatwa ku ngufu. Nk'iyo kesi by'ubwabyo, ugeze ahantu uri wenyine n'umuhungu cyangwa n'umugabo yafunze urugi, nturi buvuze induru, uravuga se ndavuze induru, abantu baze kureba avuga najyaga he, ubundi ukumva ni ikindi kimwe. Ni twumva ko umuntu wahohotewe yahohotewe, ntumucire urubanza. Ibyo ubwabyo ni intambwe ikomeye umuryango ukeneye gutera. Ikindi gikomeye ni ukumenyesha inzego z'ibanze, abo bireba. Hari uherutse kumbwira, hari nk'abagabo bajyana kesi zabo zihohoterwa, ngo umuntu wari bakababwira ati umuntu nkawe, umuntu w'umugabo nkawe ujya gutanga ikintu ngo umugore yagukubise, ariko ntabwo ari byo. Umuhohotewe uwo ari we wese, yaba umugabo cyangwa umugore, akeneye kumvwa no guhabwa agaciro, hakabasha gufashwa. Ikindi ni isanamutima, ni ugusana umutima we, kumuhumuriza, kumwumvisha ko ibyamubayeho, kuko hari nk'abantu bahohoterwa bagahita yiyanga burundu nk'uko yabivugaga, abandi bagashaka no kwiyahura. Ikindi ni ugukangurira umuryango mugari gukumira. Ubundi kera hari kampeni yajyaga ikorwa n'Imbuto Foundation, gufata umwana wese nk'uwe,
donc tuvuge gufata umwana wese nk'uwawe tugize icyo kintu cyo kumva ko aho mbona hashobora kubihohoterwa nkaba narikumira. Niba uhuye n'umwana w'umukobwa ari mu muhanda ubona ari aho ukamubaza urava he kutajya ku ishuri y'amasaha, hari umerutse guhura nawe yataye ishuri byari nka saa 4 amubaza kuri hano, ati banyirukanye. Bakwirukana iki? Ati hari amafaranga ntatanze, nahise njya ku ishuri bitasubirayo ndagenda navugana n'umuyobozi bamwirukanye amafaranga ngahe y'ibihumbi niba ari 4 nibyo yaburaga. Ndaje ndavuga 4,000 bituma mwirukana umwana mutazi n'ahantu agiye, ndayatanga umwana ajya ku ishuri aragira. Ntabwo nakomeje gukurikirana kuko nahise mvaho hantu, ntabwo ariho ntuye. Ariko no kuvuga ngo abantu babaye responsible bagafata inshingano zo kuvuga ngo aho tubona hashaka kubihohoterwa ukaba warikumira, ibyo ngibyo byafasha. Ikindi gikomeye cyane nuwahuye n'ihohoterwa na nyuma yo gufashwa, kuko hari ubwo agaruka muri societe ntabona amaboko amwakira, bajya bamubona ni wa mukobwa afashwe ku ngufu, ni wa wundi byagenze gutya na gutya, bakamuha akato, mbese akaba ariyo icyo kirango cye. Icyo gihe rero nk'umuryango mu by'ukuri icyo dukeneye kugira no kumwakira akaba integrated, akongera agasubizwa mu muryango, ariko akanafashwa nyuma yaho. Reba nk'izi kesi z'abana b'abakobwa baterwa inda bafite imyaka munsi y'imyaka 18. Nk'ubu hari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu bamuteye inda arafunzwe gusa, we nta n'igiceri cyatana amamwereza, wa mwana yabyaye arakomeza struggling, nta bantu bahari bamufasha. Icyo gihe rero mu by'ukuri ni nayo mpamvu uzasanga kenshi abakobwa batoya babyara banga kuvuga babateye inda. Njyewe harabona abonye mu ntara y'Iburasirazuba nayo ndi kuganiza abo bana b'abakobwa 100, barambwira bati iyo mvuze umuntu waneye inda ikintu bamukorera no kumufunga. Njyewe binyunguye iki? Niba yampaga n'igihumbi isabune ngo ngire mbashe kubona ayo mavuta, mbashe kugira iki, yamfashaga. Icyo gihe iyo bamufunze njyewe singira icyo mbona, mu by'ukuri urumva ko ni bwa bufasha ariko butuzuye. Gufunga uwakoze ihohoterwa ni byiza, birakwiye, kuko akwiye guhanwa, kuko iyo adahanwe ahohotera n'abandi kandi akumva ko ari ibyo, tukaba turi korora umuco wo kudahana, kandi ntabwo ari byiza. Ariko noneho wa wundi wahohotewe nawe kwiye kugira ikintu kimufasha, kubera ko ako gato yadepandaga kuri uwo muntu, kugira ngo byibura hakabashe kugira iki, abashe gufashwa. Atanazi mufasha cyane cyane abantu bakora ihohoterwa. Ese niba nakora ihohoterwa nkanjye, umuryango wanjye wo ntabwo ukeneye kuganirizwa? Nakora ihohoterwa ko se n'abo bandi bambona kuri ihohoterwa nta serivisi mwebwe mubagenera kugira ngo babone ukuntu bakira nkanjye bakora ihohoterwa? Yego, urakoze. Akenshi ni bande bakora ihohoterwa, ni bande bakorerwa ihohoterwa, rikorerwa mu muryango n'ahandi hose yamaze kutubwira. Ariko akenshi nk'ihohoterwa rikorerwa abana usanga rikorwa n'abavandimwe, rikorwa n'abandi ducumbikiye, rikorwa n'abaturanyi, rikorwa n'abandi bana bangana, hanyuma noneho rikanakorwa n'inshuti n'imiryango. Ugasanga rero umuryango ugize uruhare mu kubihishira, tutisenyera umuryango, tutiteranya. Uriya muryango ukeneye kuganirizwa, kikaba ari icyaha, kuko icyaha ntabwo kiza mu buvandimwe. Kutagihana nk'uko umuvandimwe mugenzi wanjye uze kubivuga, ni ukorora, ni ugukumira, ni uko birakomeza bikaba uruhererekane. Hari ibindi bintu numvaga nshaka kongera ku byo warumbajije ku bijyanye n'umuryango. Hari imico tugira mu muryango nyarwanda, ni nk'imigani tuvuga ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro, ngo nta nkoko kazibika isake ihari. Ese buri ibyo byo ntabwo bishobora twabirinkinga twabihuza n'ihohoterwa? Kuki si inkoko kazitagomba kubika kandi isake ihari? ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro. Hari n'izindi rituweli tugira mu mico nabyo bikwiye gucika. Biriya mico ngo kumenyereza, gukazanura, guhungura. Umugore apfushije umugabo ngo hari se wabo wari uri hariya ngo reka ajye kumuhungura, komora, kwagura umugore ugiye kubyara, bikaba byarabaye nk'umuco ariko bikaba byaba nk'ihohoterwa. Nabyo dukwiye kubikangurira abanyarwanda. Umuco nawe urakura, ibyo bintu bigacika, kuko bishobora kuba ihohoterwa rikorerwa mu ngo n'ahandi hose. Tugana ku musozo, Rosette, ni muri butumwa wagenera abantu badukurikiye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi?
icya mbere ni uko kongera kubwira abadukurikiye ko ihohoterwa ni icyaha. Ni icyaha kandi gihanwa n'amategeko. Mu itegeko ririho ryo ku itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 rihana ibyaha ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifatwa nk'icyaha gikomeye. Aha ni mu Rwanda, ni igihugu kigendera ku mategeko. Abantu babanze bamenye ko ihohoterwa iryo ari ryo ryose ari icyaha, n'ugikoze agomba guhanwa. Ikindi navuga nsoza nuko umuntu wahuye n'ihohoterwa akeneye kumvwa, akeneye gufashwa no gukundwa. Siwe wagize ikosa. Kurwanya ihohoterwa ni ugukiza ubuzima. Reka twubake umuryango utekanye mu mutwe no ku mutima, kubera ko mu by'ukuri iki gihugu dufite, aya mahoro dufite, uyu mutekano dufite, bikwiye kuba bihura n'ibyo n'ubuzima tubayeho hanze. Murabizi ko bavuga ati u Rwanda ni igihugu gitekanye cyane, yego dufite umutekano mu muhanda, polisi bihari, abasirikare baba bahari, umuntu aragenda amasaha 24, ariko se koko mu ngo iwacu bimeze bite? Wa mutekano, ya mahoro arahari? Ntihari abana bava ku ishuri avuga bati ndatashye. Jewe niga muri secondaire nari doyenne, umwana umwe aranyegera arambwira ngo nta kuntu wamfasha sinjye mu rugo. Kuki udashaka kujya mu rugo? Abantu bose bari excited bashaka gutaha. Nza kumenya ko ni ibibazo by'ihohoterwa, ku buryo umwana ava muri boarding adashaka gutaha kubera ki ya situation yasize se na nyina bashwana barwana bagira bate adashaka kumenya. Ni ukuvuga ngo gusaba abantu bose badukurikiye, umugabo mugore, urebe ngo ntaba ninjye, ubundi ntagakwiye kuba ari jewe uzana ibibazo mu rugo. Dukwiye kuba ku muryango utekanye ushoboye, kandi birashoboka iyo umugabo n'umugore babigizemo uruhare, iyo umugabo n'umugore babishaka. Nshimiye cyane abakurikiye ikiganiro, murakoze cyane. Nawe ubutaha.